uretse kwivugisha ngo barambwiye ngo barambwiye ngo yewe nigeze gukora n'umubebe unuka oya mwana kandi arazwe oya nani yumva ko muvuze Imana mbabarire wese uryango yarabimenye ko nuka narabimubwiye nje nago nabwiye ngo ranuka akoramubwiye ngo gerageza uhumure hari abantu bakuntumyeho nabwiye ko abantu babune ako bana muntumye hari abantu bamuntumyeho barambwiye ati wazamurabuye ko bimeze gutya na gutya ntaganuka byo kunuka nimba ari Imana sinkizi umustari ajageza ahumure Imana mbabarire kandi ubwo ni mwiza dizi cyukishe re oya ni inshuti yawe besto mumeze uko nawe ntabwo turahaziranye kizajya ntabwo wamubwira ni bazakubeshya iki wewe waba utaramwumva ni bazakubeshya buriya nta nshuti yanjye nuko ibaho njye ndayizi ntabwo ari inshuti yanjye ngiye gutya tugusa turazi ako ni inshuti yawe nayo ndazi ko muziranye ni inshuti yanjye inuka yanjye uri shaka inshuti yanjye w'umuntu kandi bizi shaka nta inshuti yanjye ni inshuti yawe ahubwo ubwo cyane mbutanuki ibi bintu harimo guharasinga nyambo ko bamwe mu bakinnyi ba filime bagiye batandukanye bavuze ngo no reka ibi bintu bihagarare reka natwe duhaguruke turwane ku burenganzira bw'umukinnyi mugenzi wacu je nakugira inama yo kujya muri RIB DJ Crash reka ngugenera ubutumwa Kasuku na Irene n'abandi badumba n'abandi ibi bintu biri kuzenguruka ibi bintu mufite ikintu kinini mubiziho apana kuza kuvuga ngo yarambwiye DJ Crash wowe ibyo uri kwivugisha mu kiganiro cya kabiri reka mubanze mwumva akakantu reka tuvuge ku bintu tubivugaho nyine ari ibintu twikomereza niyo mpita mvuga ngo ko nzi hari umushuti wawe ufite udahumura neza ariko mu bashuti ba Irene nanabivuze ariko umuserereza umuntu nkuko naguserereza wambwira nk'ikintu nkatamuba ati nta shuti yawe imeze gutya atari nabyo just kumuserereza kugira ngo urumva kira kiganiro n'imbikize cyitwa fan code twari turi mu bintu biri funny wagiye wamwongoreye umuntu uwo muntu unuka uwo ari we bivuze ngo uramuzi rero reka ibyo byo kuvuga ngo byari funny ahubwo niba mushaka gushyira umucyo kuri bino bintu niba mushaka guhagarika bino bintu ni muvuga uwo muntu muvuga uhora azenguruka muri no mihanda ngo unuka bamwe baravuga ngo aranuka nk'agasamunyi abandi ibintu bibi cyane bikojeje isoni no ni muvuga uwo muntu nimba ari indwara y'igikara arwaye mu murangira umuganga amuvure ubundi bino bintu nta n'umuntu wagakwiye kuba bisarabaye nk'ingegera zigenda bari barabaye nk'igufwa ryambaye imyenda bari barapfuye ubu duhagaze twemye bari barabuze n'imbaraga zo kugenda nyagasani kaduterana imboni nyagasani wow mumeze mute banyakigali namwe mwese mutuye mu ntara reka nizere yuko ibintu ari amahoro masa call me the number one MC singer actor artist Nirusoberusabanya basiko mu basizi nkabisiga migani sindi nshobera mahanga ruhamya ruhanga muramanga nkayisiga ibishanga sinsiga ibihanga nkigucenga nikoze ricinze ukiziyaza mba nabengutse ingusho rutijanda kwitabaro nkimana igihugu niko nitwa MC Gift iyo nje hano mbanje kubabwira inkuru z'imihanda iyo ndi hano nta kindi kiba kinzanye abari inkuru ziri trend ku mihanda inkuru cyane z'ibyamamare haba mu bakinnyi ba filime haba mu bahanzi haba mu ba YouTuber ndetse n'abindi bigiye bitandukanye by the way ikintu kiri kuvugwa cyane kuri ino mihanda ngo ni ibintu bijanye n'impumuro mbi kunuka ngo guhumura nabonye abantu batangiye kutoranya no kuvuga aba YouTube ubwo nibwo mvuga batangiye gutoranya muri filime abanuka n'abahumura mu ba DJ abanuka n'abahumura mu bahanzi abanuka n'abahumura ariko DJ Buriya nkuriya muntu w'umuhanzi nguri kuvuga wambara perinique ngo nawe ngunuka kubininde ibi bintu byazamuwe n'iki byazamuwe n'ikiganiro DJ Crash yakoze muri fan code ya MI Chopper yari iyi ngiyi hanyuma nyuma yuko ino video wije muribuka neza n'abamwibuka mu bihe byashize abantu mukurikira showbiz umugabo witwa Kasuku yari ari kuri live aravuga ko ngo hari umuntu wamubwiye ko ngo nyambo nganuka hanyuma biba nk'ibirangiye biba nk'ibijemo izo nkuru zivaho ntizanafata cyane
ariko nyuma yuko DJ Crash akoze kino kiganiro aba YouTuber baragiye aba content creator bo kuri Instagram bamwe nkuko mention ninze Kasuku ejo bundi Kiramani yaramubajije ngo umuntu wakubwiye ko Nyambo anuka ninde kugira ngo bamenye ukuntu bagomba gukiriyaringa bino bintu bikava mu nzira kuko bimaze kurambirana aravuga ngo n'umuntu ngo wabimbwiye ariko ngo sinshaka kubivuga ngo nta nubwo ngo nari nzi ko ngo bizagira ingaruka ngo ziri negative ngo muri ubu buryo noneho mu kiganiro DJ Crash nawe yakoze muri Fan Code aravuga ngo yarari kubwira Irene muri ndahabi nkuko nabibumvishije ngo hari umuntu ngo wamubwiye ngabwire ngo Irene yuko ngo uriya muntu ngo w'umushuti we nganuka sibyo ibi bintu bikomeza gukururuka mu gahungu kuri ariko mukuzi iki kintu kiri kuzenguruka mu bantu bari muri showbiz uretse kwivugisha ngo barambwiye ngo none ngo bambwiye ngo nze mbivuge nimba uri umuvugizi tubwire n'uwo muntu ibi bintu bihagarare abandi muri kuza muteranya utuvideo bavuze kuko uno mukobwa DJ Crash ibyo mu kiganiro ntago yigeze mentioning izina ry'umuntu yari ari kuvuga ariko noneho aba bantu namwe muri kuza mukata tuno duce mukatugereranya nuko yaba ari Nyambo ngo cyane ko ngo bose ari aba ex batiti Brown ibi bintu harimo guharasinga Nyambo mwabibonye ko bamwe mu bakinnyi ba filime bagiye batandukanye bavuze ngo no reka ibi bintu bihagarare reka natwe duhaguruke turwane ku burenganzira bw'umukinnyi mugenzi wacu mwabibonye ko hari afishe yasohotse reka nyibashyire kuri screen zanyu muyibone bavuga ngo stop Nyamba akeneye ubutabera ariko nanone hari ibintu tugomba kugendamo gake wa mugani wa Kasuku Nyambo ntago ari umwana nta nubwo ari muto muri kino kibuga ku buryo atazi amategeko yakabaye amurengera nimba koko hari ikindi kintu kiri nyuma y'ibi bintu cyo kumusebya cyo gushyira hasi izina rye ku buryo yayoberwa ubwenge bwo kwiyambaza inzego zishinzwe amategeko zishinzwe kurengera amategeko kubera ko nimba bino bintu bifite aho uko biri kumusebya birimo ibyaha bigize ibyaha bakaba bari kubona sources z'ahantu biri kuva hakaba yiyambaza amategeko akamufasha akarenganurwa bano bantu bakabihanirwa ariko impamvu mubwira ngo bino bintu tugomba kubigendamo gake kubera iki noneho nimba abona izina rye riri gusubira hasi atari kwiyambaza izo nzego ngo zimufashe mu buryo bw'amategeko ese ntibyaba ari ukubyihorera kugira ngo byongere bizamure attention bizamure izina rye twongere twumve Nyambo tujye kureba ibikorwa bya Nyambo na kantu nako kwitondera ko ntago numva ukuntu umuntu ufite ubunararibonye muri no mihanda ubona ibigenda biba kuri bagenzi be murabihizi uburyo yarwanye urugamba ubwo mikibari mubiri bubi ku maspace agiye atandukanye ntago yakabaye ari umwana uyoberwa kuvuga ngo reka nje mu mategeko nje negera urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumfashe nimba koko bino bintu ari harassment ari ukumuharasinga nje nakugira inama yo kujya muri RIB ariko nanone ntago ndi butera ibuye ababyeyi inshuti n'abakinnyi bagenzi be nanje ndimo bafuze bati ibi bintu bigomba guhagarara tugahaguruka tukarwanya uburyo Nyambo arimo gukorerwa ihohoterwa kuri social media so nikomereje mbere yuko njya ku zindi nkuru DJ Crash reka ngugenera ubutumwa na Kasuku na Irene n'abandi badumba n'abandi ibi bintu biri kuzenguruka ibi bintu mufite ikintu kinini mubiziho apana kuza kuvuga ngo yarambwiye DJ Crash wowe ibyo uri kwivugisha mu kiganiro cya kabiri reka mubanze mwumva akakantu uri kubwira Kasuku mu kiganiro mwakoze ngo byari funny ngo mwari uburyo bwo gutera brag wibuke neza
muri iriya video ya mbere na Irene wamwongoreye umuntu ngo uwo muntu unuka uwo ari we, bivuze ngo uramuzi. Rero reka ibyo byo kuvuga ngo byari fani, ahubwo niba mushaka gushyira umucyo kuri bino bintu, niba mushaka guhagarika bino bintu, nimuvuga uwo muntu muvuga uhora azenguruka muri no mihanda ngo unuka. Bamwe baravuga ngo aranuka nk'agasamunyi, abandi ibintu bibi cyane bikojeje isoni. No, nimuvuga uwo muntu nimba ari indwara y'igikara arwaye, mu murangira umuganga amuvure, kubera yuko nanone buriya uyu mubiri uhatse byinshi kandi umubiri ubyara udahatse. Ubundi bino bintu nta n'umuntu wagakwiye kuba bisekundi, kuko ugiye kureba muri rusange, uretse izi powder twiyambaza, imibavu twiyambaza, gukaraba, amasabune ahumura, amavuta n'ibiki, ariko nta muntu utanuka. Tujye tuvugisha ukuri, ntawe, never. Harunuka mu kwaha, harunuka mu kanwa, harunuka igikara ariko dukoresha uko dushoboye tugakora isuku ngo tubirwanye, turwanye uwo munuko nyine, duhumure. Ariko buriya ukoze nk'akazi ukamara amasaha angahe ntiwoge, ewana wajya uhinguka mu bantu bose bakava mu nzira. Rero ntabwo ari ibintu buri muntu, nimba koko bibaye ari nabyo, nimba uwo muntu abaye ahari koko muvuga. Icyambere ntabwo ari ukuza hano kuri social media ngo tumukwene tuvuze induru, no, ahubwo wagakwiye kuba umwegera gake, nimba ari inshuti yawe ukamugira inama, nimba ari uburwayi nawe wenda bw'uruhu ntawamenya, atagira uko ahagarika, mukamufasha akajya kwivuza, mukamuganiriza kwa muganga bakamuvura. Nimba ari uburwayi bw'uruhu, niyo atakwivuza bamugira inama z'uburyo agomba kwitwara. Rero nk'umu content creator, nk'umukinnyi wa filime, nk'umuririmbyi, nk'umunyamihanda, MC Gift, muhagarike hato mutaza kwisanga muri RIB muzira ngo nukubera gushaka views, ngo nukubera gucreatinga content. Ariko uziko muri no showbiz dufite n'ikibazo. Mwabibonye ko hari abantu bamwe na bamwe bari gukoresha uko bashoboye ngo bigaragare ko ngo bino bintu izisaga turimo, ngo bigaragare ko aribo bazigizemo uruhare kugira ngo zizamuke. Kweri kugira ngo ugira attention mu buryo buri negative, ntago ibi bintu bikwiye. Ukwiye kubaka ibintu biri positive ku buryo abantu bose tukwigiraho. Abafana bawe tugomba kuba dufite ikintu, inkuru nziza tujya kubwira abandi. Muhagarike ibi bintu byo guharasinga Nyambo. Nyambo ni umukobwa mwiza ufite ejo hazaza, akorana n'abantu benshi, afite projet nyinshi. Hari n'abantu benshi bari kumukoraho inkuru batamuzi, bataranamubona, ariko akagenda akicara hariya kuri kamera ngo kubera ngo ari gushaka ngo hiti, kubera ari kugira ngo amenyekane. Ugasanga aragiye yaricaye ngavuze uburyo nganuka ngo he na hehe ibyo nari busubiremo, kandi ntumuzi, nta nubwo uranagera no kuri set cyane, umurebera hariya kuri screen gusa. No, ibi bintu bigomba guhagarara.